Mwuka wera afata umugabo w'icyubahiro ufite abaja n'abagaragu yewe n'abajajabyi bahari, umwuka wera akamucogoza imbere yabo. Umwuka wera ni imibereho iryoshye. Umuntu utaruzura umwuka wera akuraho ibiteye ubwoba byose byo mu isi, ugasigara utinya icyaha. Imyumvire y'isi, biteye ubwoba by'isi, ibyaha by'isi n'intego y'isi ubu yivuyemo. Imana ibiguhaye intego y'urugendo, kuko aho Imana iri niho umwuka kujyana. Abo si abantu ubwo bitwa bera bakiri no turi mu biganza byaducunda biducugusa. Turahari, banke irambere iragucugusa, bukode bukagucugusa, umugabane uriho ukagucugusa, ubukene bushomeri ukagucugusa, urugo rukagucugusa, ibintu byinshi biraza bikagucunda, deception ikagucugusa, ibintu byinshi biraducunda. Ariko iyo wujujwe ijwi ry'umukanguzi, twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubashimira mwese mudukurikira, mwese mubana natwe umunsi ku wundi. Nta barakoze subscribe, Imana ibamugisha rwose. Ariko nawe utarayikora ntugire icyo wishinza rwose, ni amahitamo kandi ushobora guhitamo kubikora umunsi cyangwa ukabikora ejo. Gusa icyo bidufasha cyangwa se nabigufasha ni uko ibiganiro bigiyeho, uko hajyaho ikintu gishyashya ubimenya mu buryo bworoshye, kuko iri koranabuhanga rya YouTube ritari bikwereka. Kandi natwe bidufasha barushaho iyi video yacu barushaho kugeza ku bantu benshi, cyangwa se ikiganiro tuba twakoze barushaho kukigeza ku bantu benshi, bityo ubutumwa bwiza bukamamara. Yaba kuri ijwi ry'umukanguzi, yaba kuri Nkunda Gospel, cyo duhuriho twese no kuvuga ubutumwa bwiza no kwamamaza inkuru nziza no gusobanurira abantu iby'ubwami bw'Imana. Ibyo mvuze si ukuri Aniseti we kudashidikanwaho. Uyu nguyu rwose ari mu bantu banshumbye ku bintu bimwe na bimwe. Ni bimwe na bimwe. Oya, ni bimwe na bimwe. Ariko si uko wenda hari iby'imiziro cyangwa se ibindi utanshumbya, ahubwo nuko ubwo hari ibindi wenda nahisemo kuyoboka ushobora kuba bitandukanye n'ibyo nawe wizera. Ko benshi bayobya ntuze se. Ariko icyiza twese nuko tuzarihuriramo. Hari abantu bajya bavuga ati ariko ijuru nibwo tuzarihuriramo. Mbo njyewe iyo ntego sinjya yigera yo guhuriramo n'umuntu, ariko ngira intego yo kujyayo. Niyo tutahura nta cyuho nawe. Iyo birebye se ubona ibintu tuzahurirayo. Ibyo ntibindeba, ndababwiza ukuri. Si ngombwa ngo duhurireyo, ahubwo ni ngombwa ngo njyeyo. Kuko twebwe ntitwimagininga ko hari umuntu tuzahurirayo, tugezeyo ntitumubone byaba ari icyuho. Ariko nitwimagina ko tuzajyayo no kutabona y'abantu, nta cyuho kiriyo, kuko umuntu wabura mu ijuru rikaba. Ariko hari ibintu abantu bavuga nabitekerejeho, numva iyi mvugo nayo ishaka kubibeshya, sinzi, ndumva ntaho nabisomye muri Bibiliya. Ariko ubwo wenda ubwo bivugwa n'abantu bayisomye, ubwo bashaka ko baranayikuye muri bya bitabo mwita bya komanteri. Ariko ikintu kivuga yuko ngo nitugera mu ijuru ngo tuzatungurwa n'ibintu bibiri. Sinzi aho byanditse pe, niba binabaho cyangwa binanditse. Ngo kubona ubutakekaga ariyo no kubura ubutakekaga ko yahabura. Ni imvugo y'umubiri itazigera isohora mu ijuru. Icyo nibaza rero kuri icyo mwabisoma, uzabona uwo mwanya wo kujya avuga ati kanaka arahari cyangwa ndamubuze ndamubonye. Uretse n'uwo mwanya n'iyo myumvire imuzi ntabwo uzaba ukiyifite. Iyo mayindi yamubonye ntizaba ikiriho. Ubundi si umuntu yaba yarapfuye akazuka akibuka ibyo mu isi? Ni ukuri ko Imana yabazukiye umuruho. Yababara pe, yarira yakibuka ko yapfuye, bene wabo barapfuye, cyangwa se nyina wareba uwakwishe, wareba ko wapfuye utagombaga. Ntabwo agahinda twagakira, ntabwo iryo juru ryabaho. Igisobanuro cy'umubiri mushya cyangwa cy'isi nshya n'ijuru rishya n'imyumvire mishya, cyo nacyo tugishyira, kuko tuzabona iby'amaso atabonye, ubwenge butatekereje butibwiye, n'imitima itatekereje, kandi tuzaba turi bashya. Abantu batebeje Imana ibabariye, natwe turababariye. Imana ibeza rwose. N'uyu munsi turi kuvuga hari aho byigishijwe. Yego, hari abantu mujya mwumva ngo ningera mu ijuru nzabaza Imana. Uwo mwanya uzabona ko uzaburyo. Wabaza kubera iki? Kuko ufite ibibazo. Iryo juru ry'ibibazo ntirihari.
iryo juru ry'ibibazo ni ukuri ntarihari. Uretse no kubaza Imana uzi ko hari igisubizo umuntu agira agahita ababarira abantu bose bamwambuye, ugaharira abantu umwenda kubera udufaranga ufite, ugahita uvuga ati ndabahariye. Niba hari ibyiza bituma twiyumvamo imbabazi zibabarira abantu, muribwira ko ijuru ryo rizaba rimeze rite? Ntacyo tuzasigara twibaza. Aha, abantu bari kumbura. hari akantu nanditse kuri WhatsApp, kuri about ya WhatsApp naranditse ndavuga nti agakiza ni imbabazi. Burya imbabazi niko gakiza, cyangwa agakiza ni urukundo. n'agakiza ni urukundo. Yes, Imana ibahe umugisha. Ahantu dutangiriye ni heza, ntekereza ko hari abantu batangiriye mu bindi birere, Yego, bafashwa nkatwe. amen. Ariko n'ubundi njye ngo dusenge, ariko Imana iri muri twe, iri no kumwe natwe, kuko ibi ngibi twabivugishwa n'umubiri. Amen. Turi kumwe na Aniseti, Evangelista Aniseti niwe mugabo Habiyaremye. Ni umubyeyi, muramuzi, avuga ijambo ry'Imana, abwiza ijambo ry'Imana ahantu hatandukanye, harimo no kuri Nkunda Gospel n'Ijwi ry'Umukanguzi. Uyu munsi twongeye kubana mu kiganiro cyiza, cyangwa se mu nyigisho, ko buriya kenshi hari igihe ushize nibwo wabimbwiraga, hari igihe mba umunyamakuru ariko nkagira nanjye nkahinduka umwigishwa. Amen. Nkicara nkiga, kuko hari igihe ibibazo bishira nawe ugasigara ibyo wumvise, ubwo noneho byaguhindukiye ishuri. Uyu munsi twongeye kujya mu rwego rwo kuganira, turuze kugaruka ku ngingo zitandukanye, ariko hirya iyo dutangiriyeho turifuza kuza kuganira ku Mwuka Wera. Imana ishimwe. Mu minsi iri imbere nubwo tugiye kubanza muri Pasika, ariko ku babyemera n'ababyizihiza tuzakurikizaho iminsi ya Pentecote. Yego. Ntekereza ko iki ari igihe cyiza cyo kugira ngo abantu bagire byinshi basobanukirwaho, n'abawifuza bawifuze. Ariko uyu munsi cyo turi buze gusobanuraho cyane, wenda uri buze no gutangira usobanura n'icyo umariye umukristo, ariko turi buze kureba ku buryo ugenda wigaragazamo, n'uburyo ugenda ukoramo, n'uburyo umuntu wenda dushobora kuza gusubiza ku cyo kwibaza no gutandukanya imyuka. Ntabwo ari gutandukana umwuka, gutandukanya umwuka ni imyuka, kuko hari igihe umuntu ashobora kwigaragaza nk'uzuye Umwuka Wera ariko yuzuye imyuka. Ndumva no muri iyi minsi byeze niba ntibeshye, ariko wenda ubwo turi kumwe n'umukozi w'Imana, Imana yahaye umuhamagaro. Iyo uvuga ati ubwo turimo n'umwuka w'Imana, kuko n'ubundi iyo myuka mibi yera duhari, ikanakorera mu bantu duhari, abantu bayuzura duhari. Ariko iyo ufite umwuka w'Imana biba inkomyi y'ikibi cyose. Reka dutangirire hano. Kubera icyo umukristo, umuntu amaze kwizera Kristo, uko yaba amwumvishe kose, uko kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana, aho yaba ryumviye n'uwabimubwiye n'uko yaba ryumvise, Umwuka Wera kubera icyo ukeneye muri ubuzima bw'uyu muntu. Juste impamvu y'Umwuka Wera, umuntu wizeye mu buryo bw'umwuka no mu buryo bwa Bibiliya yitwa umuntu uzutse. Umuntu uzutse rero iyo wapfuye umwuka uragushirana, sibyo se? Umwuka uba washize. Nicyo gisobanuro cyo gupfa. Nicyo gisobanuro cyo gupfa. Noneho kugira ngo tubeho rero dukeneye undi mwuka ugaragaza ubuzima butubeshejeho. Umwuka Wera tukimara kwizera uhita usobanura imibereho y'ubumana muri twe, kuko twari twapfuye. Dukeneye umwuka rero utuma tubaho, yego, kugira ngo tugaragare nk'abazima. Ubu Umwuka Wera noneho wahita nawudefinisa. Exactly. Dufashe. Kuko uretse no kuwudefinisa, tubanze turebe iki. Umuntu apfa kuko nta mwuka, noneho akazuka kuko abonye umwuka. Waruvuze ngo kubera icyo ari ngombwa ko umwuka aza. Ni ngombwa ko aza kugira ngo aho ubuzima abapfuye. Ego, kuko ahita bimibereho. Nitujya kuwudefinisa turakoresha imitekerereze yacu, ariko first of all ubundi abantu babayeho kubw'umwuka. N'urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya 5:20 na kangahe abayoborwa n'umwuka. Oya, sicyo yavuze. Ntabwo aho mu Bagalatiya ari cyo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, imbuto z'Umwuka Wera. Ariko Galatiya 5:20
24 nta mategeko abihana. haravuga ngo aba Kristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. Aravuga ngo niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka. Ku murongo wa 25. Niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka. Tumaze kubaho kubera umwuka. Ubwo mu Cyongereza nubwo wenda ntabisomye ariko hagomba kuba handitse if we live by the spirit. Not by. If we live in the spirit. Let use. Tubamo. Yes. Niba tuba mu mwuka tujye tuyoborwa nawo. Amen. Ako so ni gute ikintu cyakubamo nikikuyobora. Ntikikuyobore. Ni naho menya ari ku bibazo byose. Ubundi ikintu umuntu arimo akigiramo imbaraga. Yego. Ariko ikikurimo kikugiramo imbaraga. Iki kinyarwanda kiratandukanye. Gisubiremo. Ibintu umuntu arimo abigiramo imbaraga. Ariko ibiri mu muntu byo bimugiramo imbaraga. Ikigufite n'imbaraga rero ni ikikurimo. Nibo barimo rero nubagireho imbaraga ubayobora. Exactly. Niba umwuka wera kurimo ukaba uri mu bandi bagiremo imbaraga uzikomoye mu bikurimo. Ubwo impamvu none abakristo bakeneye wa mwuka yumvikanye ni ukugira ngo tuzuke tubeho ubayobore. Kuko umwuka wera uratuzura first of all, utubeshaho. Sibyo? Kubaho ni Kristo. Kandi Kristo niba azutse aduhaye uwo mwuka, aduhaye ubwo buzima, ubwo bugingo. Kandi twemerane, ubundi umwuka wera ni iki? Iyo tuvuga umwuka wera, Holy Spirit, ni iki? Ruh akodesh mu Giheburayo. Ni uwo mwuka ni imibereho y'ubumana. ariko ubwo tugiye literaloma tugiye gusobanura wenda kugira ngo abantu batwumve. Kubera iki bari bakoresheje umwuka wera? Nuko hari indi itejejwe. Ariko si uko hari indi yandi mabara. Oya. Si mu buryo bw'amabara kugira ngo abantu babyumve. Bobo wagize ngo kwera. Wagize ngo kwera ni white. Ntikugira isura. Urakoze. Mu mabara kwera ntibibamo, ahubwo habamo umweru. Ubwo ikibazo cyaza kuba iki kinyarwanda cyangwa icyumvikana. Kuko kwera ntibigira isura. Holiness, holy. Yes. Ntabwo ari white spirit. Yes, ntabwo ari white spirit. Ko waruvuze ngo batagira ngo hari handi mabara. Ni holy. Abanyarwanda bacumbe kino kintu. Yes. Mu Cyongereza ni Holy Spirit. Yes. Mu Kinyarwanda ni umwuka wera ariko ntabwo ari white spirit. Ntabwo ari white. No mu Kinyarwanda birumvikana ntabwo ari umwuka w'umweru. Ntabwo ari umwuka w'umweru, ni umwuka wera. Kandi ikintu cyera kirumvikana mu Kinyarwanda, kuki icyo Kinyarwanda cyo kirasobanutse. Kuvuga ngo ni umwuka wera nuko ari uw'Imana yera. Ni ubuzima bw'ubumana, ni urukundo rw'Imana, ni ubugwaneza bw'Imana. Ko cya gice cy'Imana ni igice cy'Imana. Noneho umwuka wera niho Imana igaragarira. Niho Imana igaragarira mu mwuka wera. Umuntu wumva Imana ayumvira mu mwuka, uyibona yibonera mu mwuka. Ndasobanura iki kintu. Umwuka ni igice cy'ubumana kigaragara ariko nabwo kitaboneka. Ndabisobanura. Namaze kubyumva ariko komeza. Imana iguha umugisha. Komeza kugira ngo babyumve. Kigaragara ariko nabwo kitaboneka. Kigaragarira ndi. Umuntu ufite umwuka wera, Imana ishimwe. Nta rujijo ateye. Amen. Ntagira urujijo ku mwuka wera. Iyo Imana ivuze havuze imwe iri muri wowe. Utiruka. Iyo Imana ikoze hakoze imwe iri muri wowe. Iyo itanze urukundo ni imwe iri muri wowe. Pawulo yaravuze ngo igendera muri twe. Nayo niko yavuze. Yaravuze ngo nzamanura ihema ryanjye. Ntabwo ikigendera mu isanduku. Ntabwo ikiri mu isanduka ry'isezerano.
ntabwo ikiba mu ihema, ifite ubuturo muri twebwe. Emmanuel, Imana yiboneye ubuturo muri twe, iri kumwe natwe. Mperuka kuganira n'abantu ijambo rivuga ngo kugendana n'Imana ariko tukagenderwamo nayo, ikatugira ubuturo igenderamo. Yaravuze ngo ugendera hagati y'ibitereko by'amatabaza, none ibyo bitereko irabyimura bikaba muri twe. Ibitereko by'amatabaza bikaba muri twebwe. Bene uyu muntu iyo afite umwuka wera, Bobo, n'insengero zifunze muri we aba afite iteraniro cyane. Iyo aryamye aba afite iteraniro. Bibiliya yaravuze ngo ubu uri insengero z'umwuka w'Imana, ubu ubaye urusengero rw'umwuka. Iyo Imana igiye kwirata kuvuga ibigwi byayo iguheraho. Murakoze ko ufashijwe cyane ikiganiro kigitangira. Umwuka wera, ubuzima bw'ubumana n'uburyohe burenze imitekerereze. Bobo, hari igihe nigeze n'aba ahantu mu kazi, bampaga poromosiyo keza gafite intebe iryoshye n'umushahara uryoshye kabisa, harimo n'icyubahiro. Bampa akamodoka ko kugendamo, kayisanse bakakamenya, jisite bamenyera buri kamwe. Ku kantu ntikaba karyoshye Bobo, ariko pa comparable n'umwuka. Nimwe Paul yavuze ngo ibyari indamu yanjye. Ubundi mu isi haryoha ibintu bitatu. First of all, burya ku bantu bafite urugo rwiza ruraryoha Bobo. Urugo rwiza ruraryoha. Family. Urugo rwiza ruraryoha nshuti y'umusaraba. Ikindi cya kabiri cyo ntago nyibabwira. Bose ikibera mu rugo. We nacyo kiberamo kuko ni urukundo. Byumvikanye ubwo abana batari imyaka 18 ntibarebe iyi video. Bo, ubwo ni wowe bisobanuye gutyo guterwa nawe n'icyakuryoheye. Byumvikanye. Okay. Ariko mu isi haba ikindi kintu kiryoha Bobo. Mu isi haba ikindi kintu kiryoha. Icyubahiro kiraryoha. Cyubahiro kiraryoha, ariko noneho kigakura umutima. Banyacyubahiro bagenzi banjye, ibyo murabizi. Kuki gikura umutima? Yababa we, icyubahiro gikura umutima, giteza impagarara. Icyubahiro kirakuvuna. Nawe reba icyubahiro Hamani yari afite yungirije umwami Ahasuwerusi, ariko umugaragu umwe utarubaraye wenyine yatumye Hamani abura ibitotsi. Morodekayi utaryamye hasi atumye Hamani avuga ati ndaguhitana sha. Ahagaritse umutima kubera umuturage umwe, igihugu gifite benshi. Rero icyubahiro kiraryoha, ariko kikababaza umutima. Hakaba ikindi kintu kiryoha Bobo, urukundo ruraryoha iyo ukundanye n'umuntu utari indyarya. Urukundo ruraryoha we. Urukundo rusohora umwana w'umukobwa utatuma umunyu kuri botike saa 2 z'ijoro. Urukundo rumusohora saa 5 agahagarara hamwe atinya, kavugira kuri telefone. Urukundo rutuma utinyuka ibyo watinyaga. Urukundo rutuma wigomwa ugaha umuntu iki. Urukundo ruraryoha. Ntekereza ubwo nayo mpamvu Imana yahisemo kwigaragaza mu ishusho y'urukundo. Urw'Imana rutandukanye n'urukundo, cyangwa se kuba inarwuzuye, itaruzuye ikindi kintu, itagize iki. Urwo rukundo rwebwe ruturyohera. Mu Bakorino Paul yavuze ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Ya titire kuri 1:13, Bakorino wa mbere 13. Ruhebuje byose kuba ingenzi. Kuba ingenzi. Ariko reka nkubwize ukuri. Ya jambo ariko tuzariganireho. Ry'urukundo rw'Imana. Uzadusobanura uburyo umuntu ngo yatanga ibyo byose gatwika ngo atagira urukundo. Ariko atagira urukundo kandi yatanze. Kandi yatanze. Ariko kuki reka tugaruke kandi ko hari umuntu ugiha umuntu nta rukundo afite. Kandi muri wari gutwikwa. Kandi nta rubagira. Nta rukundo. None se Bobo ni ryari urugo rw'umukungu rubura abagaragu. None se wageze ngo nuko baba bamukunda, ibyo afite bikurura abantu. Hari n'abantu uzi ngo bagukunda kandi batagukunda, ahubwo wowe ufite igikundiro, bo bakururwa n'igikundiro cyawe.
ukagira ngo baragukunda. Hari n'abantu bazanwa n'ibyo dufite. Murakoze twigarukire. Hari n'abantu badukundira hano ku masosho media kuko twakoze ku marangamutima yabo. Uyu ngo ni umufana. Hari urukundo rw'abafana. Urakoze. Ni Bob ubivuze. Ntabwo mbitinye, nabitinyaho ntibabizi. Ni urukundo rw'abafana. Uretse ko abafana buriya tutabafite nyine n'ubundi nta n'icyo twageraho. Nigeze nashyiraho itangazo rivuga ngo ndashaka ibikoresho. Wari kubwira abandi abafana cyangwa Imana inyeze. Mbari mbabarire kwibeshya. Ndangije akandika munsi y'itangazo ngo turagukunda. Mwabantu mwe ntimubyumve nko kwihenura cyangwa undi mutima mubi. Nongera kurishyiraho Imana izabintore. Turi gushaka natwe ubwo kugira ngo igisobanuro cy'urwo rukundo. Yego. Ariko ntago muri aba abantu bo ntago bari muri abo pe. Turabashuka namwe mwatubwiraga gutyo ariko ni ntuza mbwiye. Ngayo nguko. Urukundo ruraryoha. Ariko uru ruryoha ntabwo rugereranywa n'umwuka. Kuko umwuka ni ubyara ubwo buryohe bwose twavuze. Ubundi nicyo nagendereye. Niwe soko yabyo. Urumva uburyohe bw'umwuka. Bob, umwuka wera w'Imana umwuzura mu mubiri. Ufite kanseri ukibagirwa ko ufite kanseri ukuzura amahoro. Tekereza umwana w'umuswedwa yuzuye umwuka wera, baramubwira ngo urapfa, aravuga ngo nintumirwa ngiye gupfa. Umva umwuka wera, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Umwuka wera akuraho ibiteye ubwoba byose byo mu isi, ugasigara utinya icyaha. Ni rwa rwego wageze watubwiraga. Usigara utinya icyaha ku rwego nta kindi kintu. Ikintu kigukoza isoni ni icyaha. Gukora ibihabanye n'ibyo Imana ishaka bigutera ipfunwe. Kandi ku muntu ufite umwuka wera, ubugingo bwo muri we burarira bukaboroga iyo yacumuye. Ntago ari babandi utegereza ko babikubwira cyo bakurondora n'iki. Ibi ujya guhatiriza umuntu umurondora, umwuka wera aba yabisoje kare. Wikubita hasi ukarira. Umwuka wera afata umugabo w'icyubahiro ufite abaja n'abagaragu yewe n'abajajabyi bahari. Umwuka wera akamucogoza imbere yabo. Umwuka wera ni imibereho iryoshye. Umuntu utaruzura umwuka wera, nshuti z'umusaraba, ntabwo nge nkunda impano z'umwuka nko kuzura umwuka. Kuzura umwuka biraryoha, hanyuma kugira impano z'umwuka ni ukuba umugaragu w'abantu. Icyo kintu ko nashaka ko tuza kukigeraho mu cyiciro cya kabiri. Turakigeraho. Ariko first of all, Bob, kuzura umwuka wera no kubatizwa mu mwuka wera biryoha kuruta ibindi byose. Ibyo bintu bitandukanira he? Kubatizwa icyo kintu nta kibazo twakivuga. Kubatizwa umwuka wera. Ubundi habanza kubyarwa n'umwuka. Kuzura habanza kubyarwa n'umwuka. Agakurikiza kubatizwa, hagakurikira kuzura. Ego. Kubyarwa n'umwuka biba igihe twemeye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Umuntu udukurikiye nta muntu n'umwe uzigera abyarwa n'umwuka cyangwa ngo agire umwuka wera atemera Kristo Yesu ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Iyo tubyemeye, hari abantu bemera ko Yesu ari umukiza ariko ntibabihamye. Iyo batabihamya baba bitwa bemera ariko ntabwo ari abizera. Icyo kintu kirakomeye cyane. Ego, hari abantu bazi ko Kristo yabambwe agacungura abantu ariko badahamya ubucunguzi. Hari kijyanye ntanga. Hano minsi yashize bambaje ngo kuki iyo ndi mu bigananga kenshi ngo mvugira ngo batumirwa. Yego. Mpamvu bavugira nyine nuko ibyo bavuga nanjye mbyizera kandi mbyemera. Yego. Nta hangana rero arimo nukuzuzanya no gufashanya kugira twese bitugira umumaro. Hari urugero njya ntanga ruri hagati yo kwemera no kwizera. Aka kanya kuri Nkunda Gospel twakira umuntu w'umumajisiye urya inzembe agacira imiriro barabizi. Nshobora kwemera ko biriya bintu abikora pe. Nkamwe navuga turarenze. Ariko ikizatandukanya ko mwizera no kumwemera, keretse ninemera ko ziranzembe nanjye ndi buzirye. Wa muriro ndi buwurye. Nibwo bumwizeye. Nibwo bamwizeye. Bya bintu bye biri kumvuriramo. Asante. Urakoze cyane.
tanze urugero rwiza wowe urabyemeye ko yabikoze ko yabikoze ureba ariko ntubyizeye kuko ntibigukorera amen. Kwizera rero ni ugukorerwamo na bimwe wemera muri Kristo Yesu. Icyo nicyo cyitwa kwizera. Iyo umaze kwizera ugakorerwamo n'ibyo wemera muri Kristo Yesu, ubu byawe n'umwuka wera, ubu byawe n'umwuka, ubu ubaye umwana w'Imana, kuko ikibyarwa n'umwuka cyose nacyo ni umwuka. Bene uwo muntu immediately ahabwa imbaraga zo gutsinda isi. Imyumvire y'isi, biteye ubwoba by'isi, ibyaha by'isi n'intego y'isi ubu yivuyemo. Imana ibiguhaye intego y'urugendo, kuko aho Imana iri niho umwuka kujyana. Abo si abantu ubwo bitwa bera bakiri no mu isi. None se ntitwezwa turi inaha? None se wagize ngo umuntu uzajya mu ijuru azaba avuye mu ijuru? Ese ubwo sinayo mpamvu Imana yatinyutse kuvuga ngo muri Imana. None se mwenze kumera nk'Imana habura gato? Oya, nubwo ntibuke icyo cyanditswe, ariko numva muri Zaburi hari naho bivuga ati muri Imana. Sishaka kuvuga kugira ngo abantu bumve ko twigereranyije, ariko umuntu wamaze ikibyawe n'Imana ntacyo. Ikibyawe ni umuntu ikibyawe n'Imana ni Imana, niko Bibiliya ivuga. Nitwe twabyanditse. Ubwo n'ubuzima bw'ubumana ni ibanga ry'abizera, ni ibanga ry'agakiza, ni ibanga ryo gukiranuka, kandi n'ubwiru bw'ubumana. Ubwo n'ubwiru bw'ubumana ni ibanga umenya, ukaba uhawe imibereho iri extra, uba ubaye supernatural, uri ikiremwa kidasanzwe mu isi. Ntiduhamagarirwa ubuzima bwo kuba mu buzima buri natural. No, Imana iduhamagarira cyangwa se idushyiramo ikintu kiri extra, ordinary, ikintu kiri extra natural, ikintu kirenze. Byakomeye. Umwuka ubundi iryo niryo torero. Abo bantu bafite ubwo buzima nibo bitwa itorero. Buri abunoma. Yes. Kuko nibo baviva imibereho ya Kristo. Uzi ko abantu uburyo babaho bitandukanye nuko abandi babaho. Ibyo twita normalite y'ibisanzwe nibaho niki, ntabwo ari byo bo babaho mu buzima buri abunoma. Yes. Kuko ubusanzwe iyo umuntu yabuze amafaranga akubwira ati mfite panike n'icyo uramwumva nyine ibintu binumare, ariko iyo yabuze n'iki ahubwira ati ni amahoro. Wapfushije ni amahoro. Umva ukuntu umuririmbyi yavuze, yaravuze ngo naho hazi ibyago byinshi nda amahoro. Uwo muntu aruzuye Yesu ni umukiza wanjye, twamubona nk'atuze nda amahoro. None ngo na umunsi Ezekiel apfusha, umugore, Imana yamubujije kumuririra, iramubwira ngo ugende usekera abantu babwiye ngo bagiye gupfusha abo bakundaga babura babaririra. Noneho imuha n'ibyishimo biseka ku munsi w'urupfu rw'umugore we. Umva imbaraga z'Uwiteka. Imuha ibyishimo we. Ezekiel yanyura imbere y'abantu bakamubwira ngo wapfushije, akakubita igitwenge akavuga ngo ibyo sinjye njyenyine bibayeho n'abandi bizababaho. Umva imibereho y'umwuka wera. Umugore witwa Peripetua baramufashe bateka umwana we baramubwira ngo namurye, aravuga ngo umubiri wamuhagije n'umwe no wa Kristo Yesu gusa. Bafashe umubiri bamwishe, arababwira ngo bafashe umugabo bamwishe, arababwira ngo nejejwe nuko aho ngiye ariho ari wumbanjirije. Bafata umugabo witwa Folikaripe wayoboye itorero rya kabiri mu byahishuwe ryitwa Simuruna, baramubwira ngo tuka Kristo, arababwira ngo ibiganza byanyu mwabana we mbibonye none, ariko bya Kristo tugendanye imyaka 95. Arababwira ngo ntabwo amaboko yanyu yankura ku maboko nabanye nayo akandinda amakuba n'ibindi. Bamutekera mu kigirwamana, bapfunduye atarapfa, arababwira ngo aya makuba, ikimwita amakuba, ndakibona nka transport ngeza ku mucunguzi wanjye. Umwuka wera adutera gutinyuka ibigeragezo, tugakizwa, tugahamya agakiza. Paulo baramufashe bamushyize i Roma ku giti, bamuryamisha hasi, bafata ishoka bajya hejuru y'umutwe we, bagiye kuwuca baramubwira ngo vuga irya nyuma, arababwira ngo mbabajwe nuko mfite umutwe umwe, byongera n'uwa kabiri mukawuca kubera Yesu. Umwuka wera ni imibereho ituma umuntu w'umubiri ntacyo atubwiye kuvuga ngo ndapfa mu mubiri. Ibyo ni ibintu biraho, kuko twabonye uwamanitswe wapfuye apfa ku bwacu, kandi urwo rupfu rw'agashinyaguro yapfuye umubiri we warashenjaguwe, ushenjagurirwa gukiranirwa kwacu. Yambara ikamba ry'amahwa kugira ngo twambare iry'ubwami, yambara ubusa kugira twambare gukiranuka. Arageragezwa, uwo wageragejwe basha no gutabara abageragezwa bose. Rero Yakobo aravuga ngo ni iby'ibyishimo noneho nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe, kuko nimumara kwemerwa
Petero aravuga ngo ntimubinkore nk'uko mwabikoze Kirisitu, njye nimuncurike Muncurike. mutagira ngo n'umusaraba ndawutinya nimukabye. Barutimayi bamukuraho uruhu baramushishura, arababwira ngo nejejwe no kubabwira ibyishimo by'agakiza, ari njye ubabaye kuruta abandi. Arababwira ngo nejejwe no kubabwira ibyishimo by'agakiza kandi ku mubiri ari njye ubabaye kuruta abandi. Arababwira ngo bibatere gukunda iyo itunezeza ku munsi w'amakuba bagaragarira n'amaso. Umwuka wera araryoha. Atuma dutinyuka kandi agatuma tuba abahamya. Icyo twari tuvuze rero ni iki? Kubyarwa n'umwuka. Kubyarwa, kubatizwa. Twari tumaze kuzura. kuvuga kubyarwa. Kubyarwa byumvikanye. Ko ari gukorerwamo n'ibyo wemeye muri Kristo Yesu. Cyane. Oya ni no guhabwa bwa buzima. Yego. Cya kintu twaherewe tuvuga ko uhawe ubuzima. Yego. Nicyo kiba kimaze kuba. Amen. None ubwo tujye kukuzura. Noneho kubatizwa. Kubatizwa mu mwuka, batizo ni ijambo risobanura kwinikwa. Hari abantu benshi tugira babyawe n'umwuka ariko batabatijwe mu mwuka kuko batabonera Imana igihe. Batihaye Imana. Yego. Ntabwo bayibonera igihe. Bene abo bakamuka vuba, barakayuka. Ibihe bibabamo ku wa mbere, ku wa kabiri bikabura. Nibyo bya bindi se dukoresha amatereme ngo utankura mu mwuka. Apfuye, mbyongera ngo apfuye. Reka mbyite gutyo ntacyo. Ariko umubatizo w'umwuka ni igihe imibereho yacu ibiri mu bumana, twibiye mu mana. Kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese ukuri. Mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda. Imibereho yacu yose ni mu bumana. Naho ndiho, naho napfa, ndamahoro ubwo umwami Yesu ankunda. Ni mu bumana. Imibereho yacu iri mu bumana. Aburahamu karame ngwino ujye mu gihugu nzakwereka. Ni hehe? No, ntabwo ayibajije. Impamagaye izahanyereka akagenda. Ni mu bumana. Umubatizo w'umwuka ni imibereho itagira logikoma. Ukora icyo Imana ishaka. Ntubaza. Ntabwo ubaza Imana ngo ibi mbikore gute. Bazi inkuge imyaka 120 izarinda ishira utarayibaza ngo niyo cyangwa si yo, kuko urabizi ko ukiri kumwe nayo. Umuntu ubana n'Imana ntakenera ngo ivuge. Umuntu abatijwe. Umuntu wabatijwe mu mwuka ntakenera ngo yongere gusubiramo ibyo yari yaramubwiye. Ubuzima banyemo n'Imana bumuhamiriza ko ari yo. Aho niho rero kwizera gushorera imizi. Nicyo cyatumye uwasobanuriye Abaheburayo 11 yarababwiye ngo kwizera no kumenya ibyiringiro udashidikanya ko n'ibyo utareba. Wowe uri mu Mana uzi ubushobozi bwayo. Nubwo ntari kubibona ariko bizaza. Bizaza byanze bikunze. N'ubuzima bwo kubaho mu buryo bw'umubatizo w'umwuka. Umuntu wabatijwe mu mwuka wera rero muri we agendana imibereho y'ubumana. Mubatizo w'ubumana nta mubabaro aterwa n'iby'isi. Niyo uje ubu w'akanya gato. Ni kuki turizwa ibyago biriho kandi ari ibyo mu gihe gito. Umubatizo w'umwuka ugushyira mu buzima nk'ubwa Yobu. Ubabara cyane ukababarira vuba. Iki kintu mu cyumve, ntabwo umubatizo w'umwuka ukubuza kubabara. Babara cyane ariko ukababarira vuba. Umubatizo w'umwuka ni imibereho, ubugingo bwacu buba buri kombine n'Imana, ni nacyo kidutera gukumbura ijuru. Ni umubatizo w'umwuka. Kumbura ibyo utazi urakoze. Kucyo ukumbura aho utazi nuko ubwo buzima buri muri wowe, nawe uri muri bwo. Ubugingo buri mu ijuru buri connected n'uburi muri wowe. Buragukumbuza ijuru utarize ukumva ukumbuye Imana. Waba uri mu muhanda ukiyumvamo indirimbo yo kuramya. Waba uri mu bantu ukumva wuzuye kubabwira Kristo. Waba uri mu isoko ukumva watera haleluya. Bene uwo muntu isi imufata nk'umusazi. Isi imufata nk'umusazi. Pawulo yagiye kwivuza mu Bagalatiya. Burya yagiye Galatiya yagiye kwivuza. Agezeyo ari ku murongo
ategereje dogiteri Pawulo yumva si ngombwa kuguma ategereje, aravuga ati aba bantu bategereje muganga, ariko reka mbe mbabwiye ibya Kristo twahuye ngi Damasiko. Atera agatoki hejuru aravuga ati mwaceceka nkababwira. Baramubwira ngo natwe turababaye. Aravuga ngo simbasaba umwanya wo kujya imbere kugira ngo nivuze iki gishako cyanzanye iwanyu. Aravuga ngo ndabasaba umwanya wo gutuzaho gatoya nkababwira Kristo twahuye ndi kujya Damasiko. Aravuga ngo ninjye mwumvaga witwaga Sawuli warenganyaga itorero ry'Imana, nari mfite inzandiko nahawe n'abatware, abatambyi banyandikiye, ndi mu nzira y'abatware ndi kujya kurenganya itorero ry'i Damasiko, ngo ariko ntungurwa n'umucyo wa Kristo. Abagaratiya immediately buzuye umwuka wera, buzuye umwuka wera, bataratura agakiza, batarihana ibyaha. Icyo cyatumye abandikira aravuga ngo mwatangije iby'umwuka none mugiye guheruka iby'umubiri. Umwuka wera umunsi wa mbere bahise bafatiraho buzura umwuka wera. Urumva kubera iki Pawulo ntabwo yemererwa gutegereza atari guhamya. Umwuka wera, kubatizwa mu mwuka bitugira abahamya, kuko n'ubuzima buri muri twebwe. Umwuka wera rero iyo wawubatijwemo ni nk'inkorora, ntiyihishira niyo waba uri mu nama. Bajya kumva bakumva karaje kubera n'umwuka wera rero araza. Uzi ko umuntu wuzura umwuka, ari ahantu twari turi mu buzima busanzwe, twakira umuyobozi mu rwego runaka rwa leta, agiye kudusuhuza aravuga ngo haleluya. Ndavuga nantuka wewe uko wakwetutu uko wakwetutu uri uwacu, uri wo mu bacu. Nawe bimera nk'ibimuteye isoni, araseka aravuga ngo Yesu ashimwe, ngo kandi mwiriwe muri aho. Ndavuga ni ntacyo. Umwuka wera ntabwo bobo ntiwavura abantu babiri batatu nta n'umwe uramenya ko uri umukristo ufite umubatizo w'umwuka muri wowe. Ikintu gituma rero abantu badahamiriza abandi nuko batagira umubatizo w'umwuka. Niyo mpamvu ushobora kumusanga mu iduka ukamubona nk'umucuruzi ariko ntumubone nk'umukristo. Ariko iyo umuntu ari umukristo afite umwuka wera, ujya kumuhahira ukahava akaguhenda kandi ari umukristo nta kibazo, ukahava unyuzwa, kuko arashaka inyungu, yagiye mu nyungu, ariko na Kristo waramuronshinze, nawe aramwerekanye. Nawe aramwerekanye. Uwo ni umubatizo w'umwuka. Rero umubatizo w'umwuka uradusengesha, yego, udutuma amasengesho yo kwiriza ubusa atari mu icyifuzo. Ukumva ufite inyota yo kwiriza ubusa, ukumva ukumbuye kurya igaburo ryera, ukumva umwuka wera ariko umubatizo w'umwuka wera niwo utudisipurina, niwo uduha imyitwarire. Kuko muba muri kumwe mu nzu, tukubwira ati iyo pantaro ntuyambare, tukubwira uti iyo jipo yireke. Ni umwuka wera ubikora burya, niwo utudisipurina. Hanyuma iyo tumaze kubatizwa mu mwuka wera, turuzuzwa. Twuzuzwa ryari? Twuzuzwa iyo tugiye kurwana. Twuzuzwa tugiye kugera mu bigeragezo. Imana itwuzuza kugira ngo turemerere amaboko y'ibiducunda, ibiducugusa. Urugero, murabona aya mazi nanywaga, sibyo? Abantu baza amazi iyo yuzuye. Hano urabona ko ntayarimo. Iyi espace iri hano urabona ko ntiyuzuye, sibyo? Iyo umuntu atuzuye kagera hano mubona amazi agera, abakameramani bari kubireba, ibigucugusa bibona umwanya bigucundiramo, ibikugerageza biragushobora, kandi uba woroheye ibiganza biguterura. Ariko iyo wuzuye biragucugusa ntucugusike, niyo bije biba bifite imbaraga pe, ariko nawe ukabiremerera kikakugeraho gifite imbaraga. Abantu bakavuga ati kuki atari kuboroga? Warujujwe. Kuki atavugije induru kandi ari uri kugeragezwa kuruta abandi? Uruzuye ku rwego ibigucunda bifite akanya gatoya bigucundiramo. Urumva umumaro wo kuzuzwa? Utuma tugeragezwa ariko ntidukuke umutima. Utuma isi ducunda. Bobo turi mu bintu biducunda, turi mu biganza byaducunda, biducugusa. Turahari, banke irambere iragucugusa, bukode bukagucugusa, umugabane uriho ukagucugusa, ubukene bushomeri ukagucugusa, urugo rukagucugusa, ibintu byinshi biraza bikagucunda, deception ikagucugusa, ibintu byinshi biraducunda. Ariko iyo wujujwe uremerera amaboko y'ibigucunda. Kandi ikindi cya kabiri,
haba hari akanya gatoya ucugusirizwamo cyangwa se uri powerful biguterura bikagukubita. ni igihe utumbira Kristo ari we banze ryo kwizera ari nawe ugusohoza rwose. Bene uyu muntu rero wujujwe arwana nka Yobu. Urugamba rwawe rwose rubonekamo icyubahiro cy'Imana. Imana itwuzuriza kugira ngo igaragare no mu makuba yacu. Yego. Noneho iyo tumaze kuzuzwa rero hari igihe duhabwa impano z'umwuka, hari igihe duhabwa izikorera mu ruhame n'izikorera mu ibanga. Gusura burya ni impano igera ku muntu ariko itakorewe mu ruhame. Gufasha ni impano igera ku muntu ariko idakorera mu ruhame, kuko ukuboko kw'iburyo ni gutanga ukw'ibumoso ntikukabimenye. Mu gihe byabereye mu ruhame nabyo si ikosa, ariko nari mvuze ko hari n'abantu bagira impano z'umwuka ariko zibakoresha mu ibanga. Agakora ntashake ko ibintu bimenyekana. Hari n'ukora akabishyira ku mugaragaro, ariko akenshi ibyo ku mugaragaro ishimwe ryabyo rirangiriraho. Ishimwe ryabyo rirangiriraho. Hanyuma hakaba nabo impano z'umwuka zihindura abagaragu b'abandi, kuko baracujwe buzuzwa umwuka wera, bahabwa urugero rwo guca bugufi. Imana ikemera kuba umugaragu w'abandi, ugatumwa ku bw'abantu, ukajya kubahanurira, ukajya mu muhanda ukabwiriza, ukajya mu rusengero ukabwiriza. Izi mpano zose zo kubwiriza ziduhindura abagaragu b'abantu. Nuko ahubwo tumara kuzikoresha ntiduce bugufi, wa mwuka wo kuzura k'ubumana bwa Kristo muri twebwe ntuze tugashaka kuba abami babo twahamagariwe kubera abagaragu. Ariko umwuka wera atugira abaciye bugufi hanyuma y'abandi bose. Ni impano z'umwuka. Mbere yuko tujya mu kintu kiza nkaho kibuze gusoza, impamvu ngiye kukibaza, iyo abantu bavuze kuzura umwuka wera cyangwa se kubatizwa mu mwuka wera, hari batekereza hakaba n'iminsi igitegurwa ngo turi mu minsi wenda 5, 3 yo gusaba umwuka wera, yo kuzura umwuka wera, yo kubatizwa mu mwuka wera, n'ibintu byinshi bitandukanye mu matora atandukanye n'amadini. Byo ndumva ibyo ubibona. Noneho hakaba na bya bintu bibaho kabisa muri ya masengesho cyangwa muri bya bihe byo gusenga, avuga ati uriya muntu yakuzuye umwuka wera, uriya muntu kabisa, cyangwa se iteraniro ririmo umwuka wera. Nashaka kwibaza, wa muntu uri kuzura umwuka wera cyangwa se wa muntu uri kubatizwa mu mwuka wera, ko twamaze ko kubyarwa n'umwuka wera byo ni iby'umukristo wese. Ibi reka tubyita system, kuko ariko biri cyangwa ko ariko byise. Reka mbyite gutyo, ntabwo ariko biri. Reka mbyite gutyo kugira ngo mbone uko mbivuga abantu bumva icyo mvuze. Ntabwo gutya ari ukuzura umwuka, ahubwo iki ni ikiriri cy'umwuka. Reka dusome gatoya. Cyangwa umwuka uhari. Reka dusome gatoya ibyakozwe n'intumwa. Iyi verse abantu bakunda kuyifashisha cyane. Ni igice cya 2 je pense. Haravuze ngo uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Nashakaga kuvuga uwo muriri niba utigisa abantu, ni umuriri w'umwuka. Uzabona bose bagiriye rimwe batya, noneho abantu bavuge ngo barujujwe. Ntabwo ariko kuzuzwa. Kuzuzwa bishobora kuba uri mu rusengero, cyangwa bikaba uri mu rugo, cyangwa bikaba uri mu cyumba cy'amasengesho, cyangwa mu buvumo. Ni igikorwa kiba nimvuga personality kiba kuri wowe gusa. Ntabwo twuzurizwa rimwe, kandi twuzuzwa twebwe ubwacu. Muri twebwe twuzuzwa imbaraga z'umwuka kugira ngo Imana igaragarire muri twe mu makuba yacu. Nabivuze. Noneho gutya ni umuriri w'umwuka uza mu muntu, ashobora kuba igiye kumukoresha, cyangwa se ari ibintu bije gutyo ngo yiyungure. Bishobora kuba Imana ikebuye abantu, ko bifite n'uburyo bikeburaho mayindi y'abantu bikabatwara mu yindi dimension. Bishobora kuba bitewe n'inyungu runaka Imana igendereye, kimwe nuko n'umuntu yabyikora. Kuko nanjye ngize ntya mwagira ngo ndawuzuye, ariko sibyo. Abantu babyikora cyangwa bakabikorwa n'umwuka w'Imana barimo, bikaba ari umuriri. Si ukuzura umwuka. Kuzura umwuka ikimenyetso cy'uko uyu muntu yujujwe umwuka wera, first of all, nuko ageragezwa ariko ntagwe mu bigeragezo. Ibigerageza arimo ntabwo akemuza amakuba yamugwiririye gukora ibyaha.
umwuka yuzuye uzamufasha gutsinda no kunesha muri bya bigeragezo. Hanyuma ahubwo ikigaragara kuri wa muntu kizatuma agaragarwaho umwuka wera mu gihe abyarwa n'umwuka, mu gihe yabatijwe mu mwuka, mu gihe yujujwe umwuka, cyangwa se mu gihe afite impano z'Imana. First of all, arangwa no guca bugufi, Imana ikajya yamugaragarizaho ibimenyetso byo gukiza. Iki kintu mucyumve neza, uyu muntu arangwa no guca bugufi. Ibindi bimenyetso by'imbaraga z'ibitangaza n'ibimenyetso bindi bikurikira guca bugufi k'umwuka wera, kuko umwuka wo muri twe aducisha bugufi. Umuntu muzabona akorera ikintu kwishyira hejuru no kugira ngo yihimbaze, mujye mumenya ko atari umwuka w'Imana umurimo, kuko umwuka urabizi ko wishyize hejuru nta muntu wawubona. Uraca bugufi nyine kugira ngo udusange kuko wo uri hejuru. Ubwo nawe wakira rero bagomba kuwakirana muri ya muri kwa guca bugufi. Niwishyira hejuru uri gusubizayo umwuka, uba uri kuwirukana, kuko wowe warururutse udusanga hasi abaciye bugufi. Urumva ikimenyetso cyo kwishyira hejuru? Bibiliya iravuga ngo bibanziriza kugwa, kugwa bikabanziriza kurimbuka. Imana ntijya iba mu muntu umeze gutyo rero. Hanyuma ashobora kugira ibimenyetso byo kurondora muri za mpano z'umwuka, ashobora kuvuga ngo nimwumve uko Imana ivuze. Kugwa se afite impano y'ubuhanuzi. Mbere yo kugera kuri ibyo tuvuye gutya, none tujya no kwikubita hasi cyangwa kwibirindura. Ubwo sinzi wenda terime nziza umuntu yakoresha, ariko tujya tubona nyine umuntu yikubise hasi ngo mwabwa ngo ari kuza umwuka wera, ngo abandi ari kuba delivery. Ariko reka tujye kuri pati yo kuza umwuka wera, kuko umwuka wera aragufata akakugaragura hasi. Umwuka wera ushobora kumwuzura wowe bitewe nawe ushobora kubura control. Icyo ndacyemera. Ubuze control utese wowe bitewe nawe, kuko ubundi iyo umuntu yuzura umwuka wera, ntabwo umwuka wera kuduhindura, ntabwo ahindura imiterere yacu. Imiterere yacu ihindurwa nuko twahisemo kubana na Kristo muri bya bihe dufite mu mwuka. Kuko uzumva umuntu wari inshege, reka tubivuge gutyo, wari ingare, umuntu warigiraga amahane, wumve no mu buryo bwo guhanura akoresheje rangaje imeze nko gushira isoni, tubyite gutyo. Ni uburyo yemeye kubanamo n'umwuka, ntiyemeye guhinduka ngo agire. Ariko umwuka aragukoresha, kuko ishyaka rya Pawulo ryo kurenganya itorero ni ry'umwuka yahinduye ryo kubwiriza itorero. Bijya bibaho, sibyo ko ubutware wari ufite utarakira agakiza ushobora kwakira agakiza, wakuzura umwuka, Imana ikabukoresha ibwiriza ubutumwa. Bijya bishoboka. Hanyuma ushobora kuzura umwuka, cya kiriri cy'umwuka cyaza kikaguterura ukaba wagwa. Birashoboka. Ibyo byo ndabyemera. Ariko kandi umwuka ntabwo ukoze isoni. Iki ngiye nashaka gusobanuza nacyumvise, n'abantu bacyumvise, gukorwa n'isoni by'ubwo bitewe nuko wenda wambaye cyangwa niba wikwije cyangwa utikwije. Byo ni iby'umuntu ku giti cye, kuko ntekereza ko wambaye neza wikwije, waba wikubise hasi kose ntiwakorwa n'isoni. Nubwo hari n'umanuka gato akavuga ati noneho ko bambonye ngwa kuri kamera cyangwa se ngwa mu rusengero, nabyo bikamutera isoni. Ariko ko niba bimwe mu bintu bishobora kugaragaza ko umuntu yuzuye umwuka wera harimo no kwikubita hasi cyangwa se gucika intege, sinzi impamvu kiri kubyita kuzura umwuka wera. Twasobanuye umuriri w'umwuka no kuzura umwuka. Ubwo ngubwo tubyita umuriri. Yego. Ko na ba Petero babuze umwifato, basohoka aho buzuriye, bahagarara mu bantu bavuga indimi, bavuze ubundi indimi eshatu. Hari izimenyekana n'izitamenyekana, hakaba n'ururimi rw'umuriro rwabuzuye. Ururimi rw'umuriro ngo rwigabanyamo ibice buri muntu uko bangana. Aricyo cyatumye bacurwa. Umuriro waje mu ishusho y'umuriro, umwuka waje mu ishusho y'umuriro mu kimenyetso cyo gucurwa kugira ngo bahindurwe. Sibyo? Noneho baracurwa, ikiriri cy'umwuka kiza kuri bo, bavuga indimi. Icyo kiriri rero gitera umuntu gushira amanga. Icyo kiriri cyatumye umuntu ashira amanga gishobora no gutuma yagwa, kiragucura kigasiba amayindi yawe. Niki kiriri kimaze? Gisiba dimension wari urimo, kikwibagiza iby'iwawe,
ugahita ujya mu kindi kirere. Yego. umwuka wera wazanwa no gusigwa. Karame? umwuka wera wazanwa no gusigwa. Gusigwa iki? amavuta, kuba wenda wahabwa ikintu runaka cy'ikimenyetso kiri kubigaragaza ariko mu bifatika. Ku buryo ushobora gusigwa ayo mavuta usizwe agatuma umwuka wera ntabwo wazanwa no gusigwa. Icyakora bishobora kuba wasizwe ariko bikaba mu buhe buryo? Bikaba mu buhe buryo bwo kurambikwaho ibiganza. Ntabwo byaba biturutse muri kwa gusigwa, kuko umwuka wera w'Imana hari abantu buzura umwuka wera bakagera ku rwego bashobora gutaransfera imbaraga z'Imana ziba muri bo. Yes. Zitaransfera ku wundi mwizera. Ntibibuka se abantu bageze abigishwa bageze ku bantu barabaza ngo mwabatijwe mu batizo ki? Barabwira ngo ni uwa Yohana. Barabwira ngo nimupfukame tubasengere. Babarambikaho ibiganza buzura umwuka wera. Iyo ni transferi. Ikindi cya kabiri Imana yabwiye Mose ngo zafata ku mwuka wanjye uri muri wowe nkuhe ku Bisiraheli. Iyo nayo ni transferi. Ahubwo umuntu ufite umwuka w'Imana muri we niyo abwiriza abatanga ku buzima bwo muri we. Ni transferi tuba turi gukora. Pawulo yigeze abibwira Abakorinto arababwira ngo nimubwiriza mufite amarari, abo mubwiriza bazaba bakora ibyo mutigeze mukora. Arababwira ngo nicyo gituma mukwiriye kwitwareka mukabinyangamugayo kugira ngo abo mubwirije bazasohoze iby'agakiza byose. Burya uzarebe mu Rwanda kandi urahita ubyumva impamvu ari transfer. Uzumve mu idini ryo kwa Ntuza bose bavuga ururimi nk'urwa Aposo wabo. Ariko rasi umwuka wera pe. Urakoze cyane. None se umwuka wera yabategeka mwese mwavuga ikintu kimwe cyangwa mwaba nk'abigishwa ba Yesu? Ni wowe ubivuze. Ariko nyine bo bivuze nanjye ne kwibwira turi kumwe kugira ngo mfashe. Bose bari muri ya dimension ko nibyo ya transfer. Ashobora kutransfera umwuka bo ntibafata umwuka bagafata indimi. Bitewe n'ivangirwa ko rega mu buryo bw'umwuka niho umuntu ayobokera naho ayobera. Kandi umwuka nyine ukuriho nubwo niwe. Yego. Kandi rero kuyoboka ni ukuyoba no kuyoba ni ukuyoboka. ngo nta dini ritari riyobe kuri rigenzi ryayo. Buri dini nyine ni riyobe kuri rigenzi ryaryo. Icyo kintu cyo ndacyemera. Wowe se nyine wabivugiye hano. Urumva ni ukuvuga ngo niba umushumba gushumbye, hari abantu bahita batera nk'uko abashumba bateye, hari abavuga nk'uko bavuga, hari n'imyenda yabo yewe abantu bahita bashaka kwambara nkabo bagashaka. Niki gituma dushobora kwiganana? Kwigana ni transferi wakoze. Ushobora kuyikora ubizi cyangwa utabizi, sibyo? None se ntujya ubona abantu biganana no mu bahanzi basanzwe, umuntu agashaka kwambara nkabo? Ni transferi yakoze. Umuntu ashaka kubaho nkawe, kwitwara nkawe. Niyo mpamvu rero twese tugomba kwitwara nka Kristo kugira ngo n'abigira kuri twe nabo bagende nk'uko Kristo yagenze. Tugerageje kubivugaho ko umwuka wera ni topic ndende kandi irimo ibintu byinshi. Ntabwo akanya twayivugaho ngo tuyisoze. Numva abantu badukurikiye we twatangiranye hari icyo atumvishe, hari icyo yifuza ko twazavugaho n'ubutaha, cyangwa se ikibazo yagize mu byo twasobanuye byose, nacyandika muri comment. Ariko ntihagire umuntu utubaza uko yabyarwa n'umwuka, ngo wasenga gute ngo ubyarwe n'umwuka. Ahubwo bari bukubaze ngo wabigenza ute ngo wuzure umwuka. Nyine wasenga amasengesho angana iki? Kuzuzwa umwuka, nababwiye kubyarwa n'umwuka ni igikorwa kiba igihe wizeye Kristo, kandi kwizera ni uko ukorerwamo n'ubuzima bw'ibyo wemera muri Kristo Yesu. Ubu ubaye umwana w'Imana byawe n'umwuka. Hanyuma kuzuzwa umwuka wera ni igihe ubuzima bwawe buri kombine na Kristo, sibyo? Bufite ubusabane n'Imana. Hanyuma kuzuzwa umwuka wera, apana kubatizwa mu mwuka. Kubatizwa mu mwuka ni ugusabana n'Imana, nibyo biduha ibyo twadevelopye. Hanyuma umuntu utumvisha iki kiganiro neza asubize inyuma cyangwa yongera gitangire yumve. Nta kintu na kimwe wakora ngo byarwe n'umwuka kitarimo kwizera.
nta n'icyo wakora ngo ubatizwe mu mwuka utagirana ubusabane n'Imana, nta n'icyo wakora ngo wuzuzwe mu mwuka. Imana niyo idutoranyiriza kuzuzwa igihe ishaka kwiyerekanira mu makuba yacu. Hanyuma kabiri, impano z'Imana ziri muri twebwe. Nta muntu utagira impano y'Imana yarabyawe n'umwuka, keretse ahubwo abantu kutamenya impano. Gusurana n'impano, urukundo n'impano y'umwuka, gufashanya n'impano y'umwuka, kuririmba no guhimba indirimbo ni impano y'umwuka. Impano z'umwuka ni nyinshi cyane, keretse ahubwo impano bazise kuvuga indimi, kurondora, kwerekwa, guhanura no gukora ibindi. Ibyo ni Imana. Iyo ukundana n'umuntu bitewe n'uko mubanye, hari igihe aguha impano. Nizere ko nta muntu dusize mu rujijo kubw'ibyo dusobanuye. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Amen. Ndumva twasoreza ha. Imana umugisha. Gano nakagaruka uramutse hari icyo wifuza ko twazanagana ushize mu minsi yashize ari Rwanda twagiye dukora rwose abantu bakoretse ibibazo birenze na kimwe, kandi nizera ko barushijeho gusobanukirwa ko twagiye tubigarukaho. Imana igumugisha cyane. Murakoze. Hari umuntu wari waraguye, umwuka w'Imana aratubyutsa, umwuka w'Imana twibutsa iby'ibyaha ko Bibiliya iravuga ngo azatwemeza iby'ibyaha hanyuma adushoboze no gutsinda iby'isi. Uwo muntu niba wari waraguye, niba guhamya wari waracogoye, niba imikoranire yawe n'umwuka yari yaragabanutse, wakongera ukizera tukagufasha gusenga. Mana Data twese uri mu ijuru, ni wowe uduhamagarira muri Kristo, ijwi ryawe rikatubwira ryongorera cyangwa se rivuga cyane. Uburyo uvuganyemo natwe, hari mwene Data ukumvishe aramenye, hari n'ukumvishe ahawe ubuzima, hari uwari warapfuye uzutse, hari n'uwari waraguye ushaka kubyuka. Mufatisha ukuboko kwawe nk'uko ugufatishije abera bose, ku bwa Kristo dusenze twizeye none n'iteka ryose. Amen. 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 Ijwi ry'umukanguzi.